kuvuga ngo naragusuzugura nuko nyine nawe wabaga wagaragaje n'ubugoryi bwinshi rega. Gufite ubugoryi bwinshi niyo mpamvu nagombaga no kukubita nyine nkagukosora. Mu by'ukuri hariya nanjye byarambabaje kubona inkoni wankubise uburetwa bankoreshaga kunyinika mu mazi, kunzirika ku rugo nk'ihene, kundaza nyine cyankarara ncuramye ndeba hepfo. Bya bintu nanjye byarambabazaga. Nanjye nababajwe n'ukuntu amarira y'urukundo yarangiye. Byibura umwanditsi w'amarira y'urukundo atanditseho ko nagomba kukwiganzura nanjye nkubite nk'izo wankubitaga. Biriya bintu byarambabaje. Ese iyo ikomeza nanjye hakandikwa ko ngomba kwihagararaho nk'umugabo wajujubijwe n'umugore, inkoni wankubise iyo njya kuze gukubita wowe ntabwo byari kukubabaza cyangwa wari kumva ko ari ugukina nta kibazo? Hani kuri CPN TV 250 twongeye kubaha ikaze. Rero murabona ko kuri uyu munsi twabazaniye abastari mukunda cyane, mutari muherutse bakinye mu marira y'urukundo. Uyu mwanya rero turi kumwe na Diaro ndetse na Mutoni, murabazi cyane. Ubu rero tugiye kubahereza mikoro baganire, hanyuma mukurikirane kandi wibuke gukora subscribe. Mutoni, nguhaye ikaze hano kuri CPN TV kugira ngo tuganire cyane ku kazi kacu twakunze gukora n'ubu tugikora, ko gukina filime nyarwanda. N'uyu munsi wa none tukaba tugiye gukomeza nk'uko byari bimeze ku marira y'urukundo. Mu by'ukuri ko tumaze igihe tutagaragara cyane ku mateleviziyo n'ahandi. Wumvise warabihagaritse cyangwa wumvise ugomba gukomeza ugakora ugashyiramo imbaraga nk'uko mbere wazishyiragamo? Urakoze cyane ko mikaze. Mbere na mbere mbanje kugushimira. Nukuvuga ngo jewe ubusanzwe nubwo nari maze iminsi nagaragara nuko hari ibindi wenda nari mpugiyemo, ariko ubu ngubu ndumva nongeye kugaruka, ngiye kongera gukina, abakunzi banjye bagiye kongera kumbona. Urakoze. Nanone tukomeje tuganira, ibyo twakiniraga abanyarwanda barabishimaga, benshi baratubwiye. Iyo mpuye n'abantu barambwira batese kuki filimi amarira y'urukundo mwahise muyirangiza. Ese buriya koko nawe witegereje, ese filimi igihangano cy'amarira y'urukundo buriya kugeza ku bice 15 twari tuyishoje koko by'ukuri, cyangwa wumva hari igihe dushobora gukomeza tukayongera biriya bice tukabyongera? Ni ukuvuga ngo amarira y'urukundo nubwo twayirangije ku bice 15, iyo ndebye mbona ntabwo yari bwakarangire, kuko n'abafana bacu akenshi baba batubaza bati ese iriya filime kuko mwayirangije? Ubwo ni ukuvuga ngo buriya hari igihe kizagera wenda tukaba twayisubukura twongera tukayikina. Nanjye nka Diaro, nanjye numva uko bivuze, ariko nanjye njya mbitekereza. Ariko nka biriya twakinaga mu marira y'urukundo, wabonye ko ahanini uzi umugore muri iki gihugu ukuntu afite agaciro cyane. Gusa njya nibaza impamvu nkavuga kuki Mutoni yakunze gukina ari umugore wubahuka umugabo cyane, kandi ibyo byose abadamu bakunze kuba ari abantu bafite impano zo kubaha abagabo cyane. Ariko waranyubahukaga cyane, bigaragara ko ashaka kuvuga ko hari abagore bake cyangwa benshi batajya mu nshingano zabo. Ntabwo bawagiraga ngo uvuge uti ese abagore ntibabona ko ndiho mbaraburiza, basebye yuko basuzugura abagabo babo cyane? Oya, ni ukuvuga ngo njye ntabwo ari yego, iyo turi gukina filime tuba turi no kwigisha abantu. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri gukina kuriya, ntabwo abagore twese tuba turi beza cyangwa se twese ntituba turi babi. Hari ababubashye abagabo babo, hari n'ababasuzugura. Ubwo rero ni muri urwo rwego njye nashaka kugira ngo nigishe ndi muri ba bagore nyine babi batubaha abagabo babo, mu buryo bwo kugira ngo byibuze nabo turebe ko bakwisubira bakazajya bubaha n'abagabo babo.
uransobanuriye. Benshi bajya bambaza batese ko wakinanye na Mutoni akuzambya cyane, igihe ashakiye akagukubita, igihe ashakiye akakuroga. Ese mu by'ukuri Mutoni koko araroga cyangwa ni ibyo gukina filime? Nkabura ibyo mbasubiza. Wowe wabisubirije imba koko uroga cyangwa warigeze kuroga ukaba warabiretse muri iyi minsi? reka njye ntabwo ndoga rwose, reka sinzi n'uburyo barogamo, gusa nyine ntabwo tuyobewe ko wenda hari n'abantu babikoresha, bemera ibyo bintu by'amarozi bakanabikoresha, ariko njye ntabwo nigeze mbikoresha, ntabwo mbikoresha be na gato. None se mu by'ukuri wabonye ko bigerageza cyane umuntu akabona nibyo koko? Abantu barambaza batese n'ubusanzwe Mutoni ese agira umugabo? Ese ko we yagukubitaga uriya ntiyataga imba afite umugabo, uriya we ntiyatahaga agakubita n'umugabo we, ko twabonaga afite imbaraga nyinshi kandi agira asa n'ufite amahane. Ese wabwira abantu ko muri iyi minsi cyangwa kiriya gihe cyangwa uko bimeze, wabwira abantu ufite umugabo, ufite abana bangahe? Ese umugabo wawe imba umufite umucira bugufi ukamugandukira nk'uko inshingano z'abagore ziri? Njye mfite abana 2, ariko rero kuvuga ngo naragusuzugura nuko nyine nawe wabaga wagaragaje n'ubugoryi bwinshi. Rega ufite ubugoryi bwinshi, niyo mpamvu nagombaga no kukubita nyine nkagukosora. Mu by'ukuri hariya nanjye byarambabaje kubona inkoni wankubise, uburetwa bankoreshaga, kunyinika mu mazi, kunzirika ku rugo nk'ihene, kundaza jyenyine cyangwa nkarara ncuramye ndeba hepfo. Biriya bintu nanjye byarambabazaga. Nanjye nababajwe n'ukuntu amarira y'urukundo yarangiye. Byibura umwanditsi w'amarira y'urukundo atanditseho ko nagomba kukwiganzura nanjye nkukubite nk'izo wankubitaga. Biriya bintu byarambabaje. Ese iyo ikomeza nanjye hakandikwa ko ngomba kwihagararaho nk'umugabo wajujubijwe n'umugore, inkoni wankubise iyo njya kuzikubita wowe ntabwo byari kukubabaza cyangwa wari kumva ko ari ugukina nta kibazo? Erega n'ubundi wowe na n'uburyo wari wagombaga no kunkubita. Rega ko umugore muri iki gihugu yahawe ijambo, ubwo iyo wibeshye nankubita bari guhita bagufunga akagukatira n'imyaka inga. Niyo mpamvu rero njye nagombaga kugukubita, wowe ntunankozeho n'urushyi rw'intoki. Noneho ubu ni ukuvuga ko usobanuriye abagabo ko bagomba kujya bemera bagakubitwa n'abagore babo, kuko uyu munsi wa none umugore wahawe ijambo ku buryo azajya akubita umugabo ko yishakiye. Nibatumva nyine bazajya babahondagura. None ubu se uwawe watinyuka ukamukubita? yazanye ubugoryi nyine namudiha. Noneho nanjye turangiza kino kiganiro twariho tugirana, ibyo byose abatureba abatwumva ni ibyo gukina. Wakubita umugore, wakubita umugabo, biba ari ibintu byo gukina. Ntabwo ari ukuvuga ngo muri sosiyete nyarwanda bishobora kubaho kuba abantu batarebana neza mu rugo, ariko ibyo byose ntabwo umugore ari uwo gukubitwa. Umugore ni uwo kugirwa inama, akajya inama n'umugabo, bakuzuzanya, bagakora urugo rwabo bakiteza imbere. Kuko burya hagati y'umugore n'umugabo iyo hajemo intambara n'induru ntabwo urugo rwabo rwuzura. Mesaje waha abagabo n'abagore batureba ni iyihe kugira ngo ingo zabo zoye guhungabanywa n'umuyaga? Mesaje njye numva naba nta yindi usibye kumvikana, ubundi bagakorera hamwe bagateza urugo rwabo imbere. Kuko n'ubundi burya iyo urugo rurimo amakimbirane, rimwe na rimwe usanga n'abana babigenderamo, ugasanga abana nta burere bagira bitewe n'ibyo babona ku babyeyi babo. Rero nk'inama numvaga abantu bose burya ko iyo mujya kubana nuko muba mwakundanye kandi nuko muba mwumvikanye mukemeranywa no kubana. Niba rero ibyo mwabyumvikanye, ni iki kiba kibura kugira ngo mubane neza kandi mubane mu mahoro? Igihe nicyo numvaga abantu bose bakagombye kubana mu mahoro, bakumvikana, bakuzuzanya, ubundi bakareba ikibateza imbere n'urugo rwabo. Murakoze. Mutoni rero yababwiraga ko ibyo twakinaga tutatangaga mesaje ngo abagore baroga abagabo cyangwa babakubite. Tutatangaga na mesaje yo kugira ngo abagabo
nabo baba ibigoryi nk'uko bavuze ko yabonaga ari ikigoryi, ariko ahanini kuba ikigoryi cyane muri ya filime y'amarira y'urukundo byaterwaga n'inzaratsi yabaga yampaye. Ni ukuvuga ngo ni ikizira rero bagore kuba mwahinzaratsa abagabo, cyangwa abagabo kuba mwahinzaratsa abagore banyu, kuko muba mwashakanye nk'uko Mutoni abivuga mukundana, kugira ngo mwubake urugo rudahungabanwa n'umuyaga. Ni ukuvuga ngo rero kirazira gukubita umugore, kirazira gukubita umugabo, ahubwo mubane amahoro nk'uko ku rusengero cyangwa mu kiliziya cyangwa mu musigiti baba basezeranije kubana amahoro, nk'uko namwe muba mwarahuye mushaka kubaka ya mahoro. Umunsi mwiza rero, ubutaha. Mutarasoza abakunzi rero ba CPN TV, ntabwo twagenda Mutoni tutamuhaye mikoro, nawe ngagira ibibazo abaza Diaro birumvikana. Mu mibereho yabo, mu buzima bwabo, mu marira y'urukundo, murabizi ukuntu bagiye babana, kandi iyo filime yarakunze. Diaro ha mikoro, Mutoni nawe agira ibibazo akubaza nyine. Murakoze cyane. Diaro, ryari ikibazo njyana numva nshaka kukubaza. Wenda hari scene twigeze gukina, undi umugore wawe warangiza nkakubwira ni wowe ntabwo ugomba kuzajya uryama ku rwuririro, ugomba kuzajya uryama inyuma yanjye. Ese buriya wumvaga umeze ute? Beribuka ko hariya twari tumaze iminsi duterana amagambo, umaze iminsi unkubita unuma kuvoma nanga nanarwaye, unkubita ibijerekani ibibido mu mugongo kandi ndwaye. Icyo gihe wari ugiye no kumvuna akaboko, kuko ndibuka ko wakubise hano ku rushyi rw'ukuboko no gufa ryari rituritse, ariko kwari ugukina niyo riturikana ari kwihangana. Ariko hariya uzi ko nari mvuye mu ishyamba wantumye y'imiti nagiye kuyahira, nibuka yuko tubana kandi nta umwana wambyari utabyara. Numva ndarakaye, nibaza kugira ngo ujye unkoresha imirimo nk'iri ikomeye kandi nta n'akana wigeze umbyarira cyane cyane. Ariko nkasanga wa mugani, nkasanga kuba utambyarira akana ari uko tutabana mu buriri bumwe, tutapfumbatana nk'umugabo n'umugore, tutahana keya. Icyo gihe iruka ko navuye mu ishyamba nkubise urutoki nindatashye, iriya ngegera itabyara nyitera inda, ntamutera inda ngo imufate rwose ndaba ndi ikigwari. Icyo gihe naraje ntangiye kugira ngo mpfumbate uburanshibuye, ntangiye kujya burya ngo uhindukize uburanshibuye, uhita umbwira ngo rega nabimenye ibyo wagambiriye, noneho uhereye nonaha hita uryama ureba evure. Kandi icyo gihe tujya kuryama wibuka ko nabanje nkasasa, namara gusasa nkaryama ku rwuriro ukambwira utugira hirya. Nabwira se ndagira hirya gute kandi ndi umugabo nyir'urugo, wabonye hari umugabo uryama evure kandi ari umugabo, ngo none se ngo uri umugabo kugira hirya, nigira hirya. Nibwo natangiye gupfumbata uranshibura untera w'inyuma, nibwo wantegekaga kuryama ndeba hepfo kugira ngo tudahu, kuko ntabwo waryama ureba hepfo ngo uryama areba ruguru, ngo umugabo n'umugore agira igikorwa cyakorwa yenda muri uwo mugoroba. Niyo mpamvu rero harya numvaga nyine warandangije nkakora nyine ibyo washakaga, narakumviraga cyane, shenge narakugandukiraga. Ubwo rero ikindi gihe nashaka kubaza Diaro, wenda kuba umugabo agiye gushaka umugore wa kabiri yarasanzwe afite abana, bishatse kuvuga yuko b'abana bagomba kuba intandaro yo kugira ngo imibereho yabo ihinduka ikaba mibi cyangwa? Kuko urabona ko umugore wawe akimara gupfa bisa nk'aho inshingano zo kurera abana bawe wari umaze kuzikuraho. Ntiwamenyaga ngo babayeho bate, ntiwamenyaga ngo ni iki bakeneye, mu by'ukuri wahise umera nk'aho ubajugunye. Ese ni iyihe nama wagira abantu b'ababyeyi usanga bameze gutyo, ko muri sosiyete nyarwanda bariho? Ntabwo nigeze njugunya abana, uzi ko nkimara gupfakara nahise nkurambagiza, turicara turaganira, wibuke ko twicaye tukaganira, nkubwira ko ari we nahisemo kugira ngo uze umfashe abana, ndetse ukandahira ukambwira ati nicyo gikorwa cya mbere ngomba kwibandaho cyo gufata neza abana. Ariko mu by'ukuri wabonye ko nk'uko hari abagore benshi babikora, waraje utangira ingamba zo gushaka kunyangira abana, kandi nanjye nari mfite gahunda yo kujya i Burayi, siga ngusigiye amafaranga yose ashoboka ngo umwana azige, ariko si kwabigenje. Wahise utangira ko bakoshona
baha amafaranga make, wanga kubasura ku ishuri, abana kwiga birabananira, tangira kuba inzererezi, bagatangira gukundana bakiri bato kugira ngo barebe ko bazajya mu ngo zabo, ari nabo bagiye mu byatangiye kugenda bibananira no kubaka birabananira. Ariko ubundi kuba washaka umugore wa kabiri, ntabwo bitewe n'urupfu rw'umugore wa mbere, ntabwo umugore akwiriye kuza ngo akwangira abana kuko yagombye gukundira abana kuko nta na mukeba wo bumurwanya. Ariko hariya werekanye ibintu bikunze kuba mu muco nyarwanda, ngo mukase ntashobora gukunda abana asanze muri urwo rugo, ariko buriya n'ubwicanyi. Ababyeyi barera abana batabyaye basanze muri urwo rugo bakwiriye kubafata neza kuko umwana ni nk'undi, akafata neza abana biwe, agafata neza n'abo yahasanze, bose bakaba nk'abana be, bakajya bamuhamagara mama. Erega Diaro, ni ukuvuga ngo kuba waransigiraga amafaranga yo guhaha, yo kubajyana ku ishuri, igihe numva icyo ngicyo ntabwo cyari gihagije. Ni ukuvuga ngo wowe wagombaga no gukurikirana b'abana ukamenya iyi mibereho yabo, mbega ukasa nk'umuntu ubabaye hafi nka papa wabo. Ntago rega umubyeyi w'umugore gusa ari we ugomba kumenya uburere bw'abana, n'umugabo nawe afite izo nshingano akamenya ngo ese abana babayeho bate. Noneho n'ikigeretse kuri ibyo, wari uzi ko umuntu uri kubarera atari mama wabo. Kuba waransigiraga rero amafaranga ukagenda, amafaranga ntagarera, wagombaga no kuzajya uba hafi ukamenya ikibura, ukamenya igikenewe kugira ngo b'abana kuko buriya nawe iyo ugira uruhare rwo kubaba hafi, wenda biriya byose sinari kubikora, nari kuzajya ngira n'ubwoba nkavuga ni nkora iki n'iki, kuko dore ko nari ngukurikiyeho n'amafaranga, wari ufite n'amafaranga, wenda nkagira n'ubwoba nkavuga ni papa w'abana bitayeho, ningira ikintu kibi ni uru rugo nyine rukize narwo nshobora kuruvamo, wenda bikaba intandaro yo kugira ngo nanjye ngire gute mbe umwana mwiza w'abana mbiteho. Ni ukuvuga ngo nawe rero nta ruhare wigeze aho byangoreye ni hariya nkimara kukurongora, nahise mfata isafari njya i Burayi. Hariya nagiye twumvikanye ko ugomba kwita ku bana, uhita ubihindura. Nagarutse nsanga abana bararangije kuba inzererezi, nawe warabaye inzererezi, mbega nta rugaruriro rugihari. Niho ibintu byahise bimfana, nibwo mu mutwe byahise bincanga. Nawe urakomeza uzi ibyo wari umaze gukorera abana, uhita ubikorera na se mu mutwe. Burya umugabo yabana n'umugore utamworohera ngo memwari ye, ubwonko bwe bukore neza buhumeke, aracanganyikirwa zigakomana agasara. Nari narapfakaye, abana twabyaranye n'uwapfuye babaye inzererezi, nanjye je nsanga warasaze, uri mu nda, uri mu biki, nje unsamira hejuru. Ntaka yigeze umpa nubwo twari tumaze gukena bitewe n'ibyambaye i Burayi n'ibyo kubayeho, ntabwo nigeze nza ngo uvuge uti noneho duhere hasi. Burya abantu nubwo bagira imyaka 50 babana mu mahoro, bafite uburenganzira bwo gukora bagahera kuri 1, 2, 3, 4, ndavuga amafaranga 100, 200. Mu myaka 55 hari akantu bamaze kugeraho, ariko naraje bita bipfa nyine birangira kuri ya ndi umusazi nawe upfuye. None se Diaro, ko wari konsera ngo gihe nararukaga ko nageze aho ngaho nawe nkagushyira mu muryango w'abaroga, warangiza nawe ukazajya uroga ukanabyigamba. Ese koko nk'abagabo baroga babaho cyangwa? Abagabo baroga babaho, ariko gihe ntabwo byari by'iwacu, byagaragara atari by'iwacu, byagaragara ko ari umwuga mwiza wawe unyigishije, kubera ko wari warancuritse umutima, warampenesheje. Ni ukuvuga ngo natangiye kwiga uwo murimo nk'aho ari mwiza, nanjye ntangira kuba icyamamare mu kuroga. Ariko ibyo byose wandushaga kuroga, twagira ngo twereke abantu ko burya umugore yashatse araguhindura akakujyana aheza cyangwa akakujyana habi, bitewe n'uko twebwe abagabo dukunda abagore bacu cyane. Ariko aho yanjyanye niho nagannye, ntangira kuroga nanjye, nuko nkajyana nabyigamba ko musigaye ndi umuhanga cyane wo kuroga. Umugore ashatse araguhindura akakujyana ashaka. Burya nk'abagore bagira abagabo babi, babasinzi, babasambanyi, burya umugore yamugariza neza, yava gusinda akamwakira, akamwoza, akamuryamika. Yavuye gusambana yanabimenya, bamubwira ati umugabo bamufatiye hariya asambana, akavuga ati
muramenye, akagumya kubaha umugabo we kandi n'umugabo azi ko umugabo we yabimenye, gutyo hashira ukwezi cyangwa biratata nimo wa mugabo akabivamo ati ntawe nakura umugore nk'uriya yancitse, agahinduka. Burya umugore ahindura umugabo. Urakoze cyane Diaro kubw'ibisubizo umpaye. Sawa nawe urakoze.